Nubwo bisa n'ibiha byibagirana muri no minsi ndabyibuka tukiri batoya batwigishaga guca imigani, bakaducira imigani bakoresheje inyamaswa runaka, ariko nyuma yaho bakatwereka ikigwa biciye muri za nyamaswa y'ibyo dukwiriye natwe gukora muri buno buzima busanzwe bwa minsi yose. Niyo mpamvu nanjye nabahitiyemo amahame, kubabwira amahame atandukanye ya kagoma cyangwa se aigle. Nubwo asa n'agoye ariko nawe ntiwabura rimwe wagenderaho kandi rigahindura ubuzima bwawe. Nitwa Muragwa Moise. Kagoma cyangwa se aigle ni igisiga gitandukanye n'ibindi bisiga cyangwa se n'izindi nyoni zose zigendera mu kirere, kandi ifite amahame atangaje. Iyumvire nawe. Aigle cyangwa se kagoma iguruka yonyine kandi ikaguruka ku burebure bwo hejuru cyane gusumba izindi nyoni cyangwa se ibisiga byose. Kagoma nta munsi n'umwe izogendana n'ikinyamujongo cyangwa se ngo igendane n'izi nyoni zindi zisanzwe tuzi cyangwa se n'uduca n'ibindi, ariko kagoma igendana n'indi kagoma. Bisobanura ko mu buzima bwacu dukwiriye kugendana n'abantu mufite icyerekezo kimwe, bafite ingeso nziza, ufite icyo wubigiraho n'icyo bakugezaho. Nugendana n'abanyangeso mbi, nta kabuza nawe ko za ngeso utazozigenderamo. Burya mu buzima bwacu abana bacu bafata imico babonye ku babyeyi babo. Nimba umwana yarakuze abona yuko mama we na papa we barwana, nta kabuza wa mwana nawe narwubaka azorwana, kuko ari wa muco yabonye kuri ababyeyi biwe. Kandi umwana nakura asanga ababyeyi be basenga, nta kabuza wa mwana nawe azasenga. Bisobanura ko mu projet yacu nayo ya buri munsi dukwiriye gukorana n'abantu dufite icyerekezo kimwe, dufite inzira imwe, kuko nugendana n'abanyangeso mbi nawe uzaba umunyangeso mbi, kandi nugendana n'abanyangeso nziza nta kabuza nawe uzaba umunyangeso nziza. Niwigishwa cyangwa ugatozwa n'umuntu muzima, nta kabuza nawe uzaba umuzima kandi ugirire sosiyete akamaro. Tugendere kure abantu bose bafite ingeso zidakwiriye, ahubwo tugendane n'abantu bifuriza abandi icyiza. Icya kabiri cya kagoma, igira intumbero cyangwa se vision. Kagoma ifite ijisho ishobora kurangiza ikintu kiri ku birometero 5 nayo, ku ntera y'ibirometero 5, ishaka gufata ikirya nk'inzoka cyangwa se urufi ruri mu nyanja, irarangiza igatumbereza y'ijisho ikamanuka itora ikija gufungura. Bisobanura ko mu buzima bwacu bwa minsi yose, nubwo tuza duhura n'inzitane z'ino si n'ibibazo bitandukanye by'ino si, ariko dukwiriye kwiremamo icyizere, tukabona yuko byose bishoboka kandi tuzotsinda. Ntawe utsinda atarwanye cyangwa se ntawe utsinda atagiye mu irushanwa. Ariko ni byiza ko tugerageza, nubwo kagoma imanuka iva mu kirere ishaka gufata ikirya, ntabwo biba biyoroheye, ni urugamba nayo ibirimo. Icya gatatu, kagoma cyangwa se aigle ntabwo irya inyamaswa zapfuye, ahubwo kagoma irya inyamaswa yifatiye ubwayo ikiri nzima, hanyuma ikayifungura. Bisobanura ko mu buzima bwacu bwa minsi yose ntabwo dukwiriye gushyira ibitekerezo byacu gusa muri kahise, hanyuma tugakoronizwa n'ibitekerezo, tukabatwa n'ibitekerezo by'akahise cyangwa se amakosa twakoze muri kahise tukayagarura. Ni byiza yuko twibatura tukiremamo ibitekerezo bishasha, hanyuma tugategura akazoza k'ejo. Twe kubatwa n'ibyahise n'ibibazo twahuyemo cyangwa se n'ibikomere duhura nabyo muri ino si, ariko ni byiza ko twiyubura ibyo bikomere, hanyuma tukiremamo icyizere, hanyuma tugaharanira intsinzi y'ejo hazaza. Ikindi gitangaje kuri kagoma, kagoma mu gihe cy'imvura ndetse n'imiyaga myinshi, iyo ibinezerewe cyane kuko biyifasha ya mababa yayo kutaguruka, hanyuma ikagurukira muri wa muyaga ukawusukuma, wamara kuwusukuma ikaja mu bicu.
no mu buzima bwacu bwa minsi yose, mu mayesheke duhura nayo mu buzima, tuba turi mu ishuri duhaye twiga, ariko ndabyizera neza kandi ndashidikanya yuko tuzovamwo turi abatsinzi. Ni nko kwa kundi bafata intoro bakayishyira mu muriro ivamwo ikayangana. Ibibazo ducamwo kiba ari ikizamini, kandi uragitsinda, tukagitsindisha kwihangana ndetse no gusenga, hanyuma tugatera tuje imbere. Nta munsi n'umwe nkuko nama mbivuga tuzabaho nta bibazo, ariko iteka ibibazo ntibigatsinde ibisubizo, ariko ibisubizo iteka aribyo tuzaba dushira imbere, hanyuma dukomeze ubuzima bwacu tubayemo muri ino si. Icya gatanu, iyo kaguma ishaka guhura, kaguma ngore ishaka guhura na kaguma ngabo, ica mu kizamini ikayikoresha ikizamini gitangaje kugira ngo irebe yuko iyo yigirira icyizere cyangwa se yoyirindira abana mu gihe runaka. Iragenda kaguma ngore ikamanuka ku isi, igatora ibuye ikazamuka ku burebure butangaje bwo hejuru, izamukanya na kaguma ngabo, yarangiza ikarekura ryabuye rikamanuka, hanyuma kaguma ngabo ikamanuka igafata ryabuye ikarisubira ikarizamura ikariheza kaguma ngore, kaguma ngore nayo ikarifata kandi ikaritibura, kaguma ngabo ikarimanukana irifashe kugira ritaritura hasi, ikarisubizayo kugeza igihe yigiriye icyizere, ikabona yuko izoyirindira abana babo. No mu buzima bwacu, haba muri relationship cyangwa se muri entreprise, muri sosiyete runaka dukorera, ni byiza ko dukorana n'abantu dufite ibitekerezo bimwe ndetse dufitiye n'icyizere, tukamera nka kagoma. Ni byiza ko uhitamo inshuti mukwiriye kujana nazo muri buno buzima, ariko ukabanje ukazicisha mu kizamini, ukabasha kugira ngo ubashe kumenya abo ari bo, ko mujana babikwiriye cyangwa se batabikwiriye. Icya gatandatu, kagoma itegura abana babo kuguruka. Iragenda igakuraho ibyubi byayo ndetse n'icyari cyayo ikagishwanyaguza kugira ngo imererwe nabi, ubwana bwayo bumererwe nabi, bwamara kumererwa nabi bukiga kuguruka nubwo bitaba byoroshe. Nacyo gituma nkubwira ko mu buzima bwacu icyo twakura muri rino somo, dukwiriye gutoza abadukomokaho, tukabatoza nabo, tukagira abasimbura mu gihe tuzaba dushoboye cyangwa se tugeze muri za bukuru, tukagira abasimbura bazokora ibyo twakoraga, hanyuma ubuzima bugakomeza dufite abatoza ndetse n'abazadusimbura. Iteka ryose nuje muri entreprise cyangwa se mu muryango, hakabura umwana n'umwe watoza ibyo ukora, uzoba ukoze amakosa n'amahane akomeye cyane. Ni byiza kugira umwana cyangwa se bikunze bose ukabatoza, hakazogira umusimbura w'ibyo wakoraga. Ikindi gitangaje kuri kagoma, iyo ishaje, nubwo atari za kagoma zose zibikora, bikora kagoma zihangana mu kugira kandi ngo isubire kandi isubirane imbaraga imaze gusaza, isubire kandi ibe nshasha, isubire kandi ibe iyo kuguruka. Iragenda ku musozi, ikagenda mu mabuye, ikamara igihe kirekire cyane yibabaza, kuko umunwa wayo uba warashaje, ikawukubita ku mabuye, amara iyo iba yaragiye, yarangiza wa munwa ugacika, amaraso akava, ikagira ibikomere, ariko nyuma yaho hagasubira kandi akamera uwundi munwa. Igafata inzara zayo nazo ikazikubita kuri ya mara y'amabuye kugeza zivuyeho, ikagira ibisebe, ariko kandi agasubira kandi akamera izindi nzara nshasha. Igafata ibyubi byayo n'aya mashara yayo nayo ikipfuragura. Urumva ko ari ubuzima bugoye, amara kwipfuragura agasubira kandi akazomera andi mababa mashasha n'ubundi n'andi mashara mashasha, yihanganiye na ya nzara ya minsi maze iri mu ishamba iyo mu mabuye, igasubira kandi ikagaruka ari shasha, ikabaho ubuzima burebure. Bisobanura ko natwe mu bibazo byacu
ni byiza ko ibyadukomerekeje byose tubiremamo ibisubizo byiza, tukabiremamo intsinzi. Ushobora kuba hari ibyo bagukomerekeje muri buno buzima, kuko tugenda duhura n'ibibazo byinshi, ariko ni byiza yuko ubona ko muri cya kibazo ufite havamo n'ikindi gisubizo.